Neza. Asante. Ni hano mwibera. Nanga. Ko mbona ugifite Bibiliya kandi wageze mu rugo. Uretse gatoya. Ese urarwaye koko uretse gatoya. Narena nakwikumburiye nose byose byabirwara. Kristo mwami. Kabuka verko past. Oya buretse. Araso bitewe n'iki kumbesha koko. Teka si Bibiliya irindi roza kurime. Nta kindi kibazo ufite cyo kumbaza ngo ukimbaza. Nyine niki cyaguteye kumbesha kurwaye kandi utarwaye. Sinakubaza ngo tuganire. Ese shamba. Ikibazo cyawe wakabishe ibintu byose. Wakabishe. Uje mu rugo uje n'amakaruvati ugiye ukabishe. Ese urashaka ngo ufashe iki? Kutarwaye hanyuma ngikore ngende. Mwenda y'ingukumbuye. Ese ni ikibazo? Yesu Kristo. Twavuganye se kuri nta makaruvati waka. Hano waje musenge ku buryo uzana karuvati uza wanyigiye. N'izina rya Yesu. Wakambaye koko. Sabi ambara. Amara nyamuneka atagira umuntu usangana. Sabi ambara. Ego pastor tuza hari ikibazo gihari. Ambara ariko ambara nyamuneka. Akusambara atagira n'uwuzo usanga. Ikibazo gihari ni iki? Sinjye nawe turana twenyine. Wamfashe ko kunyamurika ukambara. Kubera iki se hari ikibazo ufite? Se ko wigira umwana? Sabi ambara nyamuneka. Akira. Yiro. Ambara. Se pastor watu. Kuvagize umunsi. Nzeri. Kwange kurwaye ibintu by'ibyi. Uretse. Godigi supu kari majani mabujawe. Nigi supu kari majani mabujawe. Teta? Go kinshi gutirenga isame kinko penta yonfite. Teta? Teta ntawuhari. Teta, Mabusha. Teta ntawuhari. Yagemu ari hara mu mboga. Ari muri jardin. Ese ibyo mbukusiga ubwiriza hate. Mabusha rega nta makuru ufite muri uru rugo. Uru rugo rumaze kugira abayobozi benshi. Ubu kugira ngo noze isahani no gusaba Teta uruhusha. Muri iyi nzu. Igitsina gore mwabaye babiri. Icyo ni icyambere. Teta ari mukurara kuri telefone akirwa kuri telefone ejo bundi nasanze yambaye ubusa. Kuri telefone ayifashe gutya. Ari kuvugana n'abasore. Nimba urugo barakwimuye, nimba Teta asigaye gusuzugura, Teta singiteka icyo ushaka ngo ni Teta ugishaka. Ndi mu gutegura ibiryo ku meza akabimenamwe amazi ngo nteke ibyo ashaka. Ari hehe se kwanza? Ari muri jardin. Ari kuvugana na twa dusore. Ubwo rero nje icyo ushaka muri uru rugo, mugomba kuzoza mu mpemba kabiri. Abagwaye kazi bazaguhembe kabiri. Uzoza umpemba na Teta mpembe. Ntago nzotegeka muri uru rugo. Ese Teta kubera asigaye gusuzugura. Nakusuzugura byajemo. None se nimba ntegeka kandi ari we wampaye akazi ubwo umugore ninde muri uru rugo? Waruvuze ngo ari he? Ari muri jardin, ari ku telefone. Okay. Baragusuzuguye bakugize ishashe nk'amavuta yo guteka.
isafuriya yose ije basigaye bakumena ngo wakoze igisirikare banega isupu ndamuteranyije Rwanda we rwa rusenda twaguze ruri he? Mabuja nawe urankanga. Urusenda ruri he? Kandi ushake. Morrer gutya. Ngo zirivugisha ibiki? Ntabwo ari byo. Ibintu ni amafuti rwose, ibintu by'uburaya uzabyibore ntabwo. Yewe uraya? Ubwo gukora ukwanyu nawe ubwo rero nawe urinda. Kanimvira. Twakomeje inzira kubaha Imana kuri byo bizagira ikintu bikugeza. Sona amakosa uba nkoresheje. Hari umugozi umuntu yakuziritse. Ngo ararwaye ukambeshya ngo ararwaye koko washakaga ibingiye. Oya ntabwo ari byo. Ushatse wakomeza inzira yo gusenga kuko nibyo bizagira ikintu bigufasha. Wakubona wivugisha kwe. Kuki bagukoze? Ubaye cyakakaye. Uracyari muti ibi bintu ushatse wabivamo ntabwo ari byiza. Ugakomeza inzira yo gusenga ugakizwa neza ariko ibintu iyo kubeshya bishya hano yanjye imyibike koko kubera iki cyokora urabimukiye uzongera kumamagara mu mafuti nk'aya ngaya Nyina bushizeho umukozi nyina kuzira akiro rwose Yoroye koko si imitwe bahinze kuva ryari kugira ngo ugahimba imiti ukarinda ugusha umuntu mu cyaha koko kobwa baragwira hariya ngo ntabo kaze kufite amagambo me abandi bavandimwe ufite hano uzashaka inshuti ku rusengero zijye zigufasha iyo nkingi ariko mukozi Imana nkanjye ibintu nk'ubwo nzagire ne uzashaka inshuti ku rusengero izajye zifasha iki warwaye cyangwa nko kuzongera kumamagara mu yewe gabanya ibintu byinshi rwose pe gabanya ibintu byinshi ngaho geramo none se ugiye guteka pereza bakamuye isakuriramo agasakuru ugira ugiye guteka pereza agasakuru wowe Mabuja azadukuramo igikano shakira n'amazi pimangana gute y'ubugari shakira amazi ubuvuzi basi none se ugiye shakira amazi uzibasi wowe haba siyari iyo harya ngo baramucungishije nuzuze ndoreka kuvuza yawe ari kumeneka gambira mpagarike funga ayo mazi ufite icyo kibazo wowe ufite icyo kibazo kuko no muri none nta n'umushaka kumpa amahoro ntabwo ushaka gushyira ubwenge bwawe ngo utekereze neza uraga kuza amazi se ngo ari muri robine yawe ubeho hasoni Teta ndashaka kumuca ku gasuzuguro ke ngo ni maneko ngo yamabuko ngo baramuzanye ngo azajya ngo aneke mureke ayo maso arebesha arahuma ubwo kasigaye kirirwa gasambana kabaye indaya burara meza ayo mazi
shyiramo duke bunze no uyu si umugore n'umurozi. Yesu niko ngo barakuzanye hano ngo waje nk'amaneko nyoko yaradiporoyinze mbese nta kazi ugira muri uru rugo urabyuka mu gitondo ugatanga amategeko ngo usigaye ubaza ngo nimba ngo batetse igikoma kirimo isukari urahaha muri no rugo urahaha muri no rugo wigize inda nta mungo muri karitsiye utazi hagati y'amaguru yawe none sinjye njya nsohoka bagiye kuzagutera inda noneho amagambo ya nyoko yenduka amagambo ubyare mbere yanjye ziba wowe ubyare mbere yanjye maze imyaka 5 muri no rugo nicyo mushaka nyine turi nicyo mushaka urarasura birirana ubwo ruzi ngo n'amarira hari aho yankora nabonye abantu barira nabonye abantu bapfa kana bw'iki gihe umaze kwigira inshinzi ngo simbyara mwarashikuye we na nyoko ubu nisi wabyara yabyarana nande reka kwishimagura tuvugane nibikize ubundi mwansutseho ngo biri kunjya mu maso na amasharika ya mama wawe hari ikindi kintu kibi cyaje muri iyi si ndego nagukoreye ikigo wankoreye iki niki se mutankoreye mwaravuze mw'isi yose nta muntu n'umwe utazi ko mbyara ndabyarana nande se musaza wawe muravuga ngo yabyara se babyarira arahagera byo ni wowe bireba si wowe uri gutanga amakuru cyakoze reka nkubwire uri umukobwa nkaba umugore nushaka witonde kuko ejo n'ejo bundi wagira nyoko kuko mubi nka nyoko soni rero ngo urabata inzobe ngo ikibiri kundya umubiri wose nuko amagambo ya nyoko aryana nuko akanwa kawe gasharira nuko kurarana na musaza wawe biryana byumve urimo urumva umuruho narushye urimo urumva wagiye soko bigira musaza wanjye ukandeka kiraje ngo ryise ngo ni musaza wawe kirumva kigira mu mutwe kigira ubwenge cyakoze ndamurenganya yava mu ndanye ko sakamenya ubuhe bwenge nanyo kujunje nkaho wagira ngo bamuhaye uburozi asundi ugumba babaye ndabaye ibintu by'ubusambanyi none wikwiriye umukozi w'Imana mwanjye ngushe mu mutego nk'uyu nguyu ugira nyamara urakabya ngutsikiza urakabya kurusha uwazanye agakira mbambona ukabya pe mva nkubwire uracyari umukobwa muto sibyo ibi bintu nubikomeza gutya bizakwangiriza imbere hawe gabanya igikabyo pastor nta cyadamje cyabaye tuza rero nta no kwicuza ufite mbabarira rwose mbabarira ibyabaye ntago ari impanuka ngaho tuza abana b'iki gihe muragoye rwose ariko mbonye isomo uboneye isomo pastor taribwa ntamenya kurinda nyine urakabya ariko mana yanjye we urakabya pe cyumbabarira nika ngo tunganize basi shaka wayebye bari tutongera tumanongera kugwa mu mutego nk'ungushijemo naha Timani kwabarira cyakora nanjye mbabarira sawa umunsi mwiza pa mana yanjye kandi agiye ishati ihindurisha cyakoze ndamurenganya yava mu ndanye ko sakamenya ubuhe bwenge nanyo kujunje nkaho wagira ngo bamuhaye uburozi ikindi kandi witonde namenye gukora agakecuru ngo ni nyuko ariko kandoga umunsi uzamwe igitondo kizaba kimwe uzaburya cyangwa umusaza waburya
iki koko ewe nagahinda kwera koko njye nabakoze iki muri uru rugo nabakoreye iki koko nabakoreye iki gituma munywa ibintu nk'ibi ngibi utayihangane no kukimana ihangane pe ihangane rwose ihagaze ntabwo ari wowe wenyine ni abantu benshi rwose ntabwo ari wowe gusa n'abiri benshi bibaho si wowe wenyine ni abantu benshi bagiye bazirinda yabo ni ukwanga kwemera uko bavutse bakagira amafaranga yabasaza babo ni ayabo babona bateka amafiriti bagashidikira kwa basaza babo iwabo bagasiga imyungu nk'ubu nka wasize imyungu iwanyu n'ibihaza inyabojo urazihorera uravuga uti ntabwo nzongera kurya ibiyote sinshaka kurya imyumbati ngo yamaryohe ngo ushaka kwirira ngo imyumbati ngo yazasonga ngo ushaka kurya ubugari mwasekuye mu isekuru ngo ushaka kurya ngo ubwashyikiye ngo mu byuma nyine numva uburyo nyine sibyo ukuntu nanjye mba numva wajya ubyuka aha ngaha uri kurya amafiriti uvanga na kecapu ushyiramo amantuze bariya bintu bya mayoneze ngo ubure kumwe waba wishimagura ko wese wari wabuze ahanapfa ntabwo nyine ku isi n'ibibaho pe ntabwo ushobora kubona ibintu by'ubuntu ngo ube uri aho ngaho gutyo gusa nawe utuze nta kintu kikurya banakuryamisha hasi bagukubita ariko uzajya wemera nyine none se ko ari wowe wahisemo kubungira inda wirukanse muri ibi bintu by'aha ngaha ibintu bose shyira wihanagure hanagura amarira nyine ariko se wakihanagura ubutindi bw'iwanyu hagira ngo umusaza wawe kuba wakize nawe iwanyu murakize wihangane rwose kandi niyo wahora ubutindi ntibuhora rwose ubutindi ntibuhora maso yatukuye ubwo iwanyu nimwe mutarabatindika cye yabyihorere wa mugabo urebye umwana w'umukobwa ikintu icyo nabonye muri uru rugo niba hari ikintu cyambabaje umwana w'umukobwa birambabaje kabisa birakubabaje kandi nawe utahiwe ndababaye rwose ikintu icyo nabonye uvuga ngo birambabaje kandi wihangane ariko nyine ikibazo ni weho pe ikintu nabonye muri uru rugo wowe rwose ushaka kujya ku bitanda bya rasoro ngo byidunda ukumva se urabyuka gutyo gusa nta kintu kibaye oya ntabwo ari ibyawe ku buryo se wowe sima y'iwanyu ariwe ukirara azesha nawe nkwiyame rwose mumenye ko muri uru rugo hagiye kuba kubahana mwamubonye mabuje bubahana n'abandi se mwabonye ko igisoda catangiye uzariwe ko ari unkoraho umusakirita ku gipangu umutetsi mu gikoni wowe umutetsi n'uyu nguyu Teta waje kubungira indanga ugenzwe nini mu kubundira inda se ko hazira kuruhuka cyane aruhuke biki sobora se makuru kujyanye mu ntebe aya mazi ntakugereho waba utababara gutasa ariko kana kintu kagira gakorame ku gipangu deja ku gipangu wenda agiye ni kosi risanzwe navuyemo byararangiye mumbabarire mugende nakubabariye twe ariko n'igifite kikubabariye kuko none se niba duteka nako gisimba mo sinteka n'uyu nguyu uteka niba ncunga umutekano ukabamo hano nako sigo bihuriye wowe nawe ariko niba byabitahuye ariko ugiye uzi kishimishije se nuko ntamurungurukaga ari koga kaba mbonye izabe yimenyeho amazi kwishimagura yatutubikanye yarwaye subira ku gipangu yazanyererije singishirije ko basiza mu rusenda ndeba reka atari njye wari kumwe n'amaguru rurwo rusenda yaje igisoda cyinshi zana isafuriya zana urusenda zana iki ubwo ntubamuriyemo na ariko banza nawe ugiye kunyuba utazazongera kugera mu gikoni ngiye mu gikoni kubera uko baseho ugiye kunyuba ubusumuzi haru na hamwe nose ari mu gikoni no mu cyumba cya babosi ni hakomeye bazagutega aside ibaze ko ntaranamubwira ko uzukiramo Teta ihangane bibaho rwose hangano zakira ni iki kandi uko ugomeza kuguma ahangaha n'ikibazo giyongera ashobora no kuzakurasa ariko ntabwo ngabona n'impamvu bari hano impamvu ituma aba muri uru rugo sindayibona si umukozi ngo arahembwa si mabuja ngo araduhemba si bose ngo niwe uducumbikiye unoze ko ahangaha wowe bigutwaye iki none se simbembwa nje wakazi singakora none niba aba hano bigutwaye iki none se ahembegwa iki ariko ni mwana bajyanye mutobe gusa ratumba nkubwira niyo mpamvu araga bigenda gutya Teta mbakubwira rati ngewe mu bantu bari hano ngira ngo umuntu uzi ubwenge hano ni bake cyane mu bantu babanga bazi ubwenge
mbabarira uje ku gipangu mbabarira wowe ntabwo ushaka gusanga ujya ukora ibintu byawe bisanzwe ukumva ariko ikiza sorry teta oya ariko urumva ntabwo bavuga ngo bahari ariko wazizimya ushaka ibiryo rwose ntabwo warya amafiriti ngo ugende urya amafiriti urya amanyama yaroma kuko buri kanya ngo babure no kumenaho amazi niba ari mu rusenda rwo urabikwiye urabikwiye rwose bashaka bakumena wasida kabumurika kuba ese kiruka se karya atuje ngo arebe uko kameze turebe niba ari ibyo kuvuga ngo ni umubosi cyangwa ni biki zamuka none nuko zaho ndakubwira zamuka none continue none zinga gutya none okay merugura aho ngo byarangiye kabisa and welcome in your home bienvenue mesdames tous. Muốn học về bây giờ plan banga. Urabonye ko risubiye inyuma boss. Ariko barayijagitse neza kubita menjagwe. Nagura meshene ndazijagitse. Nta yarengagaho. Cyabito kinjagi nta yarengagaho. Bahembe imikiro. Ariko byaga bubina we bayi ntaye. Amaye ngadata. nawe yabaye nkayo iyi shati ntihindurije ndebe irahindurije izina niba haba muri parike naruburana rwose urabona irahindurije irahindurije ubu nyine ni termine irahindurije ibyo byanzuye Chérie. Karibu. Asante bitese. Musaho umeze neza. Nda tumundi. Uno munsi umwe. Ndadarebye. Ubushiriza amazi se? Ndetse gatoya kwanza amazi n'ubundi. Ese ko ndambaye imyenda ihindurije? Ndabona n'uwambaye imyenda ihindurije.